badafite amasezerano. Abakinnyi asanzeyo bafite amasezerano, hari umukinnyi bita Likau, ubwo numwe aracyafite amasezerano. Hari umukinnyi bita Ntarindwa Aimable, hari umukinnyi bita Richard usoje amasezerano. Hari n'undi mukinnyi baguze turi buze kugarukaho nawe bita Didi, nawe ukina kuri nimero 6 we banamwerekanye kuwa 5. Ubwo rero ibingibi bisobanuye ko ikigendanye n'abakinnyi bo mu kibuga hagati ikipe ya Rayon rwose bamaze kuba benshi, urabona ko bahari. Ubwo rero kuri Christian nawe ni umukinnyi ubona rwose ntabwo yari umukinnyi ukomeye, ntabwo yari umukinnyi ufite izina rinini. Rero ntekereza ko kuva mu ikipe ya Mukura, ikipe nayo itari hasi mu buryo bwa mentalite, hari uburyo buri hejuru. Rero kwita ujya mu ikipe ya Rayon Sport no ikipe yisumbuyeho biba bishoboka ko wagenda ukaba wakitwara neza, cyangwa se nanone nyine ukaba wajya kuba umubencheri bigendanye n'abakinnyi usanzemo wenda bari ku rwego rwo hejuru. Ibyo byose nyine ni ibintu biba bishoboka. Rero uwitwa Nisingizwe Christian ku munsi w'ejo ikipe ya Rayon Sport yaramutangaje nk'umukinnyi mushya wayo bazabana mu gihe cy'imyaka ibiri iri imbere. Yego, ubwo yari wa kabiri. Uwo yari wa kabiri. Undi wa gatatu rero bamwita Nshuti Nziza Didier, avuye muri Gorilla FC aho yari amaze imyaka igera kuri 4 yose akinira ikipe ya Gorilla FC. Afite imyaka 24, akaba akina nk'umu center back, ubwo ngubwo akina muri axe. Nawe akaba yamaze gusinya amasezerano y'imyaka igera kuri 3. Yitwa Nshuti Didier, akaba ari umukinnyi nyine w'umu center back nk'uko wari ubivuze. Nawe yakiniraga ikipe ya Gorilla, n'umukinnyi wari umaze igihe kinini cyane akinira Gorilla, yari amaze igihe kigera ku myaka 4 ari kumwe n'ikipe ya Gorilla. Ni umukinnyi yakinaga yabonaga umwanya wo gukina, agakina mu mutima wa defense, agakina na Omar. Rero ikipe ya Rayon yaramushatse iramuganiriza nyine nawe kera kabaye ku munsi w'ejo bamaze kumwerekana. Ubwo rero ibingibi bisobanuye ko kwerekana Nshuti Didier umudefenseri asanze witwa Abel berekanye ejo babiri, asanga Wakunda Kanda Abel, asanga witwa Rushema Chris ufite amasezerano. Abo nibo batatu nyine bafite amasezerano. Ubwo mu badefenseri ifite bafite amasezerano, abo ngabo batatu basanze abandi batatu basoje. Ubwo byumvikane neza ko harabura nibura umwe bakahita buzura 4 nyine, babiri babanzamo na babiri baba backup. Niyo mpamvu nari mvuze, ngira ngo hari abantu batabashije kubyumva neza. Niyo mpamvu nari navuze ngo ikipe ya Sport abakinnyi basozanyije nabo shampiyona hagomba nibura gusigara umwe, babiri bakagenda muri bara babasiniye. Ubwo ni Dianye, Shimanga na Emery. Ubwo umwe ubura niwe nyine tuza kuzuza umubare wa 4. Umwe cyangwa se bakabije babiri. Gusa harimo abazagenda byo biri likely cyane. Ubwo ngubwo twihuse cyane, indi transfer yo yamaze kuba iba ariko itaratangazwa, no bita Nkundimana Fabio w'imyaka 24 ukina mu kibuga hagati, uvuye muri Marine FC. Yego. Witwa Nkundimana Fabio, ikipe ya Rayon ntabwo itangaze ko yamaze kumusinyisha, ariko amakuru ahari aravugwa ko uyo bita Fabio tayari kera kabaye yamaze kumvikana n'ikipe ya Rayon Sport kuzayikinira imyaka 2 niyo yamaze gusinya. Uyu bita Nkundimana Fabio, icyo abantu bamenya nuko no umukinnyi ikipe muri 2022 ikipe ya PLFs yaramuguze imukura muri Musanze, ntibyagenda neza, ntiyahita yitwara neza kuri urwo hejuru, yanabona umwanya wo gukina. Yego, ikipe ya PL itimutiza ajya mu ikipe ya Marine. Ubwo rero avuye mu ikipe ya Marine ahita yerekeza mu ikipe ya Rayon Sport. Icyo abantu bamenya nuko uyu mukinnyi bita Nkundimana Fabio muri iyi season ishize yagize uruhare rw'ibitego 12 mu mikino 24. Uruhare rw'ibitego 12 mu mikino 24. Akina mu kibuga hagati. Afite qualité yo kuba
yakina kuri gatandatu, yakina kuri nimero 8, yakina no kuri nimero 10. Imyanya yose yo mu kibuga hagati yahikina. No kuvuga ngo iyo uvuze ibyo bintu tactical ubuvuze ko ni mwiza mu kudefanda, uri kumva? Ni mwiza mu kuba yakataka, ni mwiza kuba yaba box to box. No kuvuga ngo aho ngaho ikintu kimwe ushatse kumva karita afite kugira ngo wumve uburemere bwabyo, sibyo? Yego. No kuvuga ngo yaba rido defense, yashobora kurinda ba myugariro ba nimero 4 na nimero 5, sibyo? Afite inshingano zo kuba yabasha kudefanda. Ukumva iyo ni versatility ikomeye cyane. Akaba yabasha kurinkinga, guhuza nimero 6 na nimero 8 bakaba bakora izo rotation, bakubaka n'ubwo budasa mu kibuga hagati, sibyo? Yego. Icya gatatu gikomeye cyane, kuba ufite uruhare rw'ibitego 12 mu mikino 24 ukina hagati. No kuvuga ngo uri mwiza mu kuba wakinisha abagenzi bawe b'imbere, uri kumva? Uri mwiza no mu kuba wabona amahirwe nawe ukayabyaza umusaruro, kuko muri ibyo bitego, muri urwo ruhare rw'ibyo bitego yagize harimo n'ibitego bye, sibyo? Aho ngaho ikintu biba bishatse kuvuga no kuvuga ngo ufite karite zigera muri 2, ziyongeraho n'indi ya gatatu, ariko n'umediateur wese agomba kuba afite. Uri kumva? Yego. Icyambere, mwiza mu ma rotation na positioning, kubuzi kwidemarika, uri kumva? No kuba warikinga nyine ibyo ngibyo ni bya box to box. Kuba washobora kudefanda, ubwo nimero 6 ntago washobora kuyikina utazi kudefanda, nibishoboka. Ikindi nimero 10 ikena wa mukinnyi uzi igihe cyo kurekurira baro, uri kumva? N'ahantu agomba kuyitanga, akanareba n'uwo yihaye, ese uyu nyihaye kuki nyihaye nimero 11 aho kuya nimero 7, ese ari mu mwanya wo gutsinda kurusha nimero 7, yego? Ese nimero 9 afite umwanya wo kuba namugezaho baro byoroshye, nago ari izore, nago yafashwe n'aba center back babiri biri buze kumworohera, ukamenya uburyo ki uri buze gukinisha izo mande. Kandi ubwo ngubwo ukina muri Marine ni ikipe yagize umusaruro w'ibitego byinshi cyane, ko ifite top scorer mu Banyarwanda Taiba, ibitego bigera kuri 17. Urumva nawe n'uruhare rw'ibitego 12 mu mikino 24 mu mikino 24 byibura muri buri mikino 2 yatangagamo igitego cyangwa assist. Nicyo bishatse kuvuga. Urumva ko ni inyongera nziza mu kibuga hagati ikipe ya Rayon Sport ibashije kuba ibonye, uri kumva? Twihuta cyane rero. Yego. Mbere yo kwinjira mu bandi bavugwa, tugiye kubanza dusoze transfer zarangiye. Yego. Ubita Ndayishimiye Didier. Yego. Yari amaze imyaka 3 muri AS Kigali. Afite imyaka 21. Yakinnye mu makipe y'ibyiciro bingahe hano rwose mu Rwanda, uri kumva? Ubwo yahereye muri Heroes, ayivamo yerekeza muri AS Kigali. Yari amaze imyaka 3. Yakiniye ikipe y'abatarengeje imyaka 17 y'igihugu, uri kumva? Yakiniye abatarengeje imyaka 20. Ari na captain, ndetse yahamagawe no muri CHAN mu ikipe y'abakina imbere mu gihugu. Yego. Rero akaba akina imyanya igera kuri 3. Akina nk'umu right back, aho yakinnye ino sezo ahengetswe, ubwo ni kuri nimero 2. Yego. Afite ubushobozi bwo gukina nka central midfielder nimero 8. Afite ubushobozi bwo gukina nka attacking midfielder nimero 10. Uri kumva? Yego. Afite uruhare rw'ibitego 5 na assist zigera kuri 5. Aho ngaho ikintu numvisemo, wenda nkora conclusion kuri abo bakinnyi bose ikipe ya Rayon Sport imaze gusinyisha. Utaragira kuri conclusion, ndumva ari ikindi kibazo mfite kukubaza, ubwo sinzi nimba nakikubariza rimwe, ubwo tukahita dukomeza. Ukimbaza nta kibazo. Cyangwa se tukaza kukivugaho tumaze kuvuga n'abari kuvugwa. N'ubundi njyewe nashaka kuri abano bamaze gusoza. Yego. No kuvuga ngo ikipe ya Rayon bano bakinnyi irimo irazana mbere na mbere, ndaza kubavuga ibintu nka 2. Ikintu cya mbere ni abakinnyi ubona barebwe n'abatoza cyane, yaba bitwa baharingingo ndetse n'abandi bakorana.
technical director Ego. Baricara neza barareba ese uyu mukinnyi ari gukina gute, arimo aritwara gute, ese aje muri Reyo bigendanye nuko nibyo tuzamusaba, ese bundi twe turamukene. Ibyo byose nyine akabanza akaba iki kintu cya assessment. Rero ibyo ngibyo iyo uzanye umukinnyi nk'uwo amaze kureba ni ibintu byoroha cyane mu buryo bw'umukinnyi kugira ngo ahite atanga ibisubizo mu buryo bwihuse, kuko aba yaraje ari muri projet za equipe. Bitandukanye na kwa kundi wazanaga umukinnyi mbere y'umutoza, noneho umutoza ukamuzana nyuma. Wamara kumuzana nyuma umutoza akaza akavuga ati ese bano bakinnyi mwabakuye he, mwabaguriye hehe? Ubu ngubu biratandukanye, hari ingingo baguzwe ahari. Icyo ni icya mbere. Ikintu cya kabiri numvise muri abo bakinnyi baguzwe bose nibura hari ikintu bahuriyeho, bafite quality ya versatility. Birashoboka ko bakina ku mwanya urenze umwe. Uri Didi, niba mu kibuga hagati bitagenze neza tukaba dufitemo umukinnyi arimo aratanga ibiri hejuru y'ibyawe, ese nimero 2 wacu wa mbere aramutse agize ikibazo, uri ready kujya guhangana no mu backup kuri nimero 2 ukaba wamutwara umwanya? Mwungane n'ikindi no kuvuga ngo amarushanwa amaze kwiyongera, sibyo? Ufite gukina Sekafa, ufite gukina Champion, ufite gukina CAF Confederation Cup, ufite gukina igikombe cy'intwari, ufite no gukina igikombe cy'amahoro. Ibyo ni ibikombe bitanu byose ugomba kugaragaramo, kandi ufite ya swad ifatika. Abakinnyi bakinnye Champion kumva bagakina na wenda na Sekafa, bagakina na CAF Confederation Cup. Ntago n'ubundi aribo bagakwiye gukina imikino ibanza y'igikombe cy'intwari cyangwa se igikombe cy'amahoro. Ugomba kugira gute ukabalance ukaruhutsa. Yego. Niyo mpamvu rero effective nini cyangwa se ikipe nini mu mibare, kandi noneho ifite nabo bakinnyi bashobora kuba bagira ute, kuko abo bavuye bakina kuri kumva bakaza bakaba bahindura kwa kundi. Urugero nko ku ikipe nka Arsenal yarase sinzi isanga mu kintu yaburaga ari ukugira swad nini. Hose akagozi kacikiraga ku mikino ya nyuma, ikipe ya Man City iticaye igahitwara igikombe cya Liverpool. Ariko basanga impamvu nuko Gabriel Magalhaes yavunikaga, Saliba yavunikaga, hakabura uwajyamo. Kuko wenda nko kuri Reyo urebye no muri izi season ebyiri zishize, bimwe mu bintu ikipe ya Reyo itari ifite no kugira nibura abakinnyi bafite ubushobozi bwo kujya kuri bench bakaba baza bagatanga umusaruro. Urugero rutoya, reba nk'iyishize derby iyi champion ishize, no kuvuga ngo kuramo Abedi, urikumva, cyangwa se ukuremo Kitoga, urebe inyuma mu basimbura, urebe washobora kuba washiramo ukavuga ati jya kuwukina iminota 10 isigaye cyangwa 8 isigaye. Navuga ngo nibura abakinnyi barebaga bari buve kuri bench bakaba bagira icyo batanga. Wenda Toni Kitoga nawe nyuma yaje kubanza, wenda ugasanga nuwo Obedi, abenshi babaga bari inyuma Obedi, abo barushema. Ariko nujya mu kibuga hagati ukarebe se witwa Richard avuyemo, hagiyemo Ntarindwa Aimable. Ese Ntarindwa Aimable niteguye kumusaba ibyo Richard yatangaga? Ese abifite mu bushobozi? Ukabona nyine bisa n'ibitandukanyemo. Ikindi, niba njyewe ndi umukinnyi nkinira Reyo, sibyo nkina imbere, noneho nkaba mbizi ko umukinnyi uri kuri benshi n'ubundi nta kazi ari bume. Urumva iyo udafite umuchallenge, iyo udafite umukinnyi muhanganiye umwanya, hari uburyo nawe nyine bikurimita mu kuzamura urwego cyangwa se mu gukora cyane. Ibyo nabyo rero ntekereza ko ibyo ngibyo bizindi. No kuvuga ngo niba ndi Richard, sibyo, cyangwa se nkabaga nijoro, sibyo, nkareba inyuma nkaranganya amaso kuri bande touche, nkareba umusimbura wanjye nkabona atari ku rwego, no kuvuga aho ngaho kugira ngo nzuve cya gitutu cyo kuvuga ati nkoze ikosa. Buriya bitandukanye no kuri kabiri, sibyo, bitandukanye no muri axe Chimanga aravuga ati nkoze ikosa Emerarari kandi nasimbura araza kujya makine neza, sibyo, na Kabange nakina nawe arabizi ko Obedi yicaye, ariko sa nkuranganya amaso ujye mu bakinnyi b'imbere, noneho ujye no mu bakinnyi bo mu kibuga hagati, urasanga kuvamo Richard ubura wa mukinnyi byibura, nimba Richard yari kuri 80% ukabura watanga 60 by'ibya Richard yatangaga. Ugasanga ikipe ikinishije abakinnyi bamwe muri match zijya muri 5 zikurikiranye. Kandi ibyo ngibyo bavunitse wabigenza gute? Ni ikibazo. Urugero rutoya, Richard kudakina finali y'igikombe cy'amahoro byakostinze iki Rayon Sport?
kukibura kukibura n'ubundi tujye mu bavugwa twinjira mu bavugwa rero Amos yego hari kuvugwa abakinnyi batandukanye bo